namwemereye ko ndamusura today ariko ntacyo sinafashe breakfast se mwiyemeje kunyicisha irungu muri uru rugo rwose ndebera Lion yagiye none nawe ngo uragiye buse sister kuri hanze se ahubwo se ko ndabemeje neza ugiye ko ari muri weekend mbizi neza ko nta kazi ujyamo nk'ugiye koko shaka kwamenya naye nzabe nka garafurere utajumenya oya tumenya hagiye oya ahubwo muzajya umbwira hari umujamana nemere ko nzasura muri weekend ntabwo nzi kare uyu munsi rero ko hageze no mujama se cyane umusisi ino mujama dukora wasanga ari wundi wanyeretse ngo mukora uriya keza rwamagana hiryo ntabwo najye oya reka ahubwo se bimeze gute urasa neza ariko rwose nawe nk'ubugiye kuko nayo ngiye guteka oya bayine byarase nanjye birantunguye ntabwo nari nzi ko nari namwemereye ko ndamusura today ariko ntacyo sinafashe breakfast se mwiyemeje kunyicisha irungu muri uru rugo rwose ndebera Lion yagiye none nawe ngo uragiye buse no muri weekend koko ko ntago ntinda ndahita ngaruka ntago ntinda ntago ndenza nk'amasaha 2 rwose namwe hari igihe mutajya munangirira impuhwe ndaberewe se basi ni umutipe ngiye gusura ni inshuti yanjye kabisa tumaranye igihe kinini ariko ntago ntinda ndahita ngaruka sibyo ibingibi nibyo sawa ariko nta kibazo urasa neza ubanguke pe umbabarire ubanguke ntabwo nzayirirwa hano ndi njyenyine mu mibyizi ngo ni muri weekend nirirwa hanjyenyine ntabwo nabivamo kurya ahubwo ntabwo ntinda ndahita ngaruka sibyo nk'amasaha 2 ubanguke ntumbeshye sawa sha uriya rero shaka kugushimira kabisa akazi ugakora fresh kubona ko biri kugenda na nguturanyamo naga nagize nibeshye kabisa uri kubinyereka kandi nawe urabona ko ifungo nawe uri kugenda biboneka nawe ukazamuka shaka kabisa no kiminduka zaraje amafaranga ari kuboneka diro nyine tuzadukomeza tuzikore kuri ku buryo nyine nawe umuntu zarabukwa nyine tu ahubwo dore ikintu kindi birabipeti nabyo biforume kubyo nawe bimera nkawe nyine uri kumva kubyo bimera nkawe kuko ubutaha ashobora kuzaza imari ikubye kabiri iyi ngiyi turi gutanga kabisa uri kumva nabo bameze nkawe nyine nk'uko umeze ibice twabibona byinshi kabisa ndi kubikontorora urabona ko business twatangiye bitugoye niyo mpamvu nta mikino umuntu agomba kuzana muri deal urabona nyine abantu benshi babazi ko amafaranga tuyakoreye kuri kariya resitora uri kumva buriya noneho boro nyine igaruka ikaza yikubye kabiri tuzareba ukuntu twashinga nk'akamoteri bagira ngo noneho ibiciro bikuva hehe muri moteri ntibizi kabisa hano muri iki gihugu nyine bifite ibiciro bitava ahantu bitagaragara aho biva utangiye kukibazaho byinshi ugasanga barakwinjiriye fo ikintu cyagushakiraga noneho reka tujye gusangira lunch nta kibazo gusa nyine maze kubona nabo ari abahungu bashyashya iyo wanamaze kubereka umuvuno ukuntu umeze urabona ko kabisa nabo bari gukora batikoresheje mba nta mikino ibihari nababwije ukuri nk'uko ubona nyine dukeneye iterambere nta kibazo kabisa nenda kwijeje ko nazaguhemukira reka noneho tujye gusangira lunch turi bunyere no kuri banke ngukubite ifungo ryawe ikiba nari sibyo utajya umugatira cyangwa ndabona mu mafone gusa ubundi se bwamukundiye bafite nanjye nakugorewe ayiwe ubuhungu se buva hehe bujya hehe nibwo wakimara kugiteka ariko cyashyushye sha
ngiye kubera mba natetse ntabwo mba nishaka Yanyokeje. Tugakomera ngo tunahoze. so nagakombe ko guhoza se siyo mpamvu mbabwira ngiye mba nabayenze ubwenge nkindera muri plastique ntabwo washya Plastique bari nini da. urebye niyo nini ntabwo cyabura kugutwika wundi n'inzoga we ahubwo wowe ntabwo cyabura kugutwika inda yawe ndayizi n'inzoga no umuntu n'inzoga ntamenyera ibikombe urabona natabashe nzasinze ntamwanyishe mwaduke ariko ntamwanyishe mwaduke uzajya winywera rata n'undi bavuga ngo umunyabagabo bagomba kuba banywa inzoga icyayi munatanga izo nyinshi rero ariko ubundi reka mubaze iyo urebye aratese njye usa na papa cyane kurusha papa muzeze nuko mufite ubwanwa bumwe gusa nanjye nshyizeho ubwanwa twahita dusa siko wagiye ugasa na so nyine kuri babakobwa ngo abakobwa ko munini se esteka yose simamuse arowase w'umuhungu ari wumva arowase w'umuhungu ari wumva iki yasubizwe nayinjumisha uwase w'umuhungu abaho se nyine nta mwana usa na se ubaho umukobwa nibyo na cyangwa mbivuze nabi umukobwa agomba gusa na se ubwo uruwasa reba witwa uwase wowe nibyo byana ubwo ngendo wa mama se ntabyo nzi to ibyo ngibyo ibyo ntabirenze nabi uyu munsi uguma kwirirwana munsi se ngaho se n'ubwa mbere pe na ranchi turakomeresha ku mande kagapira n'agakoko bakazana uyu munsi byagenze gute se reka wabwiye ko ujya kwirirwa mu rugo noneho ntabwo uri bugende muri kumva murahitamo dusohoka cyangwa numeze komande dusangana byose ngenda bihitamo gusohoka no kuntu ku manywa umva se nkubwire ukuntu turi bigenze ku manywa nyine batuzanira akagapira urumva nawe nimugoroba baradusohokana tujye out njye mbihisemo byose ase kuri ko ari ku kantu kuri ku kantu rero amafaranga se mwere mugiye ikibazo nimba rero gutyo mubishaka turabikora ubuse biri seriye umva bro ngiye na ya telefone wanyemereye telefone se nugurayengurira don't worry telefone yego telefone base ya telefone kabihaze nyuma badutema ko kantu ntacyo mwere mugiye ikibazo ko ufite ikibazo urabona uza amafaranga asigaye reba amafaranga se asigaye anamusa maze uzwa unamureba twimura buri munsi amafaranga se amafaranga mugiye mwari mwayabona ikibazo nuko datinda mu nzu twimukiyemo nuko twimura buri munsi ako hano hantu ngiye ni naho nakora nyine amafaranga abonetse nta parite ma bro aha niho heza ese ubu ugira ngo tujye guturana na abakene uko wajya wisiga abakire ujya wisiga abakire kugira amafaranga azatuze rata umva to tugiye kurya gafi wageze okay nanjye mu minota mike ndaje mpita mugeraho se wagiye mu minota mike ndakubwira aha eperawo bati imigati urye kubona yemaze kwigira neza kandi ipangiye izindi diro nigiramo nanjye bose sha nibe namwe ngiye kuguma hano ngiye nshari kumanira yo nawe arambangamira mu buzima bwahara ndetse ubuse ko yaramaze kutwemerera ko nta nari bugire yasobanuriye agira gahunda mwana umva rero ndagiye nyine ngiye mu kazi aramamagaye byihutirwa muri kumva mwe muzi kugira ikibazo mukoreshe komande ngenda yishyura kuri phone kandi mugoroba ndica amande uraba waje se ndababwira ahantu mu nsanga serious bisere ni ngewe ndirya rese nakugura ikintu n'ikibi ntago mbyizeye reka imiteta akazi niko kambe reka nirire ibigati nyine ntakunda umupira aho birarangiye sha mana imigati
reka ariko ngere dirajyamo akagenda saa 2 za mu gitondo ubona atarya burara ntazi akazi ijoro surajya muri hoteli tubeshya n'ubundi meze bite se fresh tu hose sha nanjye nisa biragenda hose ufite umukire sinjye uri kumibira ko buri munsi ko meze neza ufite gahunda ku buryo tugeramo ugakora neza ntari bise nageze kubizi ko akazi buriya ngewe ngeze mu kazi nyine kanjye ewana anjye kugakora buriya uri ready ewana ngiye akazi kose ndagakora abizi kandi sawa rero kabisa ningera yo ndamuvuga nenda guhuza nawe aragutakazamo tukwatseho kabisa wambwira ngewe isaha ku isaha habaye nijoro telefone yanjye biriho gihe cyose ugomba kwita umbwira nkahita nza akazi nkagakora akazi ngenda gakora kuko buriya akazi nicyo kintu cya mbere kugira munye nawe ukamwereka ko ufite gahunda ukajyana courage kandi abinyangamugayo rega buriya twebwe akazi kacu nta kwirirwa dutinda ubundi boss wawe niba gwa akazi ugomba kubakora neza sibyo kandi ukabakorana ubunyangamugayo wenda hari igihe umukire gw'akazi wamara kugeramo umaze kubona agafaranga ugatangira nyine ngo kagora isaba oya hari bingenza agakora neza ahubwo wowe uze kwita umpamagara nimero yanjye uraza kwita umpamagara ntari sawa